shavura Imana irakoze papa ibyo byose uri kuvuga umwana wanjye nta kintu akurebaho ntumugurira pampa ntumugurira amata pampa nubwo uri sekuru pampa nta kintu na kimwe umumarira niba n'amapapayi akunda nyina nyamuzanira buri amaki amapapayi nyine nawe ntanyazana ngiye nkazana amapapayi amapapayi pampa none munzanire igiso rya mukuru nge nimureba nkamukubita amaso nkamutura n'ibiganza byanjye nk'umuzukuru wanjye hari ibintu byinshi cyane imana z'iwacu ziri bumbwire nusoza kuvuga papa ntunkoreho ariko munsuzugure mu rugo kuko ubutindi bw'ubuyaga muguze ese wayiretse nyireka kuki nyireka wayiretse iyi nanayiguje nanjye inzoga niyo munsuzugurira kubyo mubwira ngo nk'umuzukuru wanjye ukanga kumunyereka yizane umunsi ngo wayimaze iki nanayikumenaho nta n'isoni yizane unsuzuguriye kwa birasa wanze kugira ngo dutahe wanze kunyereka umwuzukuru wanjye jewe narakubyaye ndi so urebe se mukumarira iki aho yavukiye nyikuremo nkuvume yakubyaye nyikuremo nkuvume hejuru y'inzoga muri kuncyurira ngewe mutampaye n'indi ese iyo nzu ushaka bakongera nanjye nanayigurira yigurira njye mfite imitungo yavamo inzoga n'izindi nzoga ese ko wayigurira caca kateze twa wowe nabirasa mugomba gutambuka ntabwo nayireka ngomba kunywa nkayimara kuko narakuvunikiye wowe uzi imbaraga nagutanze wowe nkurera agaciro kanye n'inzoga uzi imbaraga nagutanze wowe nyine agaciro kanye n'inzoga nene kujya kugira ngo utarwara bwaki wowe uzabaze nyoko yewe imbaraga natanga kugira ngo ukunde ube none ngo ntabwo waza ngo tutahe ariko bahena rwose ubuzima bwarahindutse zigahembya nkavuyarara nkagarama mu ntebe nk'ahari izanjye ngo nizo kwa mami wahe yatagaza rwose nanjye reka numve ko nguwe neza ryamye mu ntebe zitari izanjye ndi kurya ibiryo ntahashye kandi mu kwezi ngahembwa ntaho nakoze ntaho nafuze nta naho nahinze ni igitanga zaye yewe ngo tuyabara tutarayakoreye tukabireba tutari bubiryeho rero koko umva ko wakunda mutyo rero yewe iby'isi n'amabanga iby'isi n'amabanga yunkoreye n'ibiki uramenye da urankoraho se icyo ndege ntibihagije ubonye se ni ibiki koko bavuga ko ntacyo mbonye rero ayibonye da hari amatako ukabona arashishe wareba ikibero ukabona ni umushishe harya aho data aho waguhitishamo we wahitamo iki waye nkanjye nibyo ese bahe nkubaza ufite sheri ibintu bijyanye n'abakunzi se yego nibyo ndiko ndakubaza uramenye da ibyo njye sinya mbijyamo ibintu by'abakobwa rwose naje gusanga nta nyungu yabyo irimo umukobwa w'iyi minsi uramubaza uti umeze neza uti ni 2 amubaza ati se wariye uti ni 3 amubaza ati se utahahe uti ni 5 se ni wambwira izina ryawe rya kabiri uti ni 7 haryo ubwo inyungu irimo ni iyihe aho sinawe ndi gushoraho aho nazasarura none urambwira ngo ndagira sheri nzamuhereza yo nkuye he dore mpembwa amafaranga ayo sinyarenza none nini ntangamo 7 cyangwa 10 bikafata muri 15 yewe byana bangombwa bikaba muri 20 ye nzasigara niki uramenye da
Cyabashira ingenga. Shati akora kuva nabaho. Nibwo nabona umuhungu mwiza. Ese urabizi ko uri mwiza bahena? Urabizi ko uri mwiza? Yewe se. Yego. Gende mwiza ariko uri mu bida. Ntabwo rwose twakundana ngo bikunde. Niba ari nabyo ushaka wayobye. Njye ndabizi ko ndi mwiza kuko si we wa mbere ubimbwiye. Turi n'uwa kabiri, turi n'uwa gatatu, yewe turi n'uwa kane. Cyo kuseguka bakaba muri batanu. Kuba nkubwiye ko uri mwiza ariko ntabwo nkunigeze nkubwira ko ntabwo ukunze cyangwa ngo ukunda. Noneho ndirutse. Urihuse pe? Koko. Mona Lisa. Hey. Cyarese. Njya he? Sinindi hano njyenyine. Okay. Ibyo ni ibiki? Ndasubira muri Mona Lisa, ibyo ni ibiki ndi kubona? Ngo ntabwo wanyere Utaze tujyana he? Ngo ntabwo mwangura n'inzoga. Ngo ngende umusinzi. Ibi bintu wowe n'umugabo wawe muri kumuhagarara hane soni. Banza ukiri cyaka. Muranyera ku mwana cyangwa ntawe unyereka? Uwuhe se? Hano ari umwana uhafite. Ko nanjye ubwanjye wita umwana wawe ntakwemera. Noneho mu mpindi nkaho ngewe ndi fake. Se wamfashije ukagenda. Je suis dans Fabrice. Wamfashije ukagenda ukava muri uru rugo. Kuki wumva ko wabuza abana amahoro bakabura umutekano ukababuza amahoro koko? Hamagara umukozi wanyu. Ntawe bamagaye. Nje mutume inzoga zanyu nzinywera. Uzinywera mu rugo rwanjye. Hano. Mu rugo rwanjye. Kwa birasa. N'umuntu ushaka kuzingurira, ushaka kuzanguza ugende. Muhamagara. Ukeneye kubona birasarakaye. Icyo kintu ngushakaho. Ukeneye kubona umujinya. Ayaraka. Ukeneye Papa ndavuze ngo sohoka. Ndavuze ngo sohoka. Wahamagara umukozi wanyu nkamutume. Papa ndavuze ngo sohoka n'umundi sinyira umwana wawe. Amazi mufite ngo mazi. Nta mazi genda. Namwe inzoga nyista, nta mazi mufite ngo. Papa mbabari. Unomba te nk'umusinzi pe. Umva umwana wawe. Kibazo nasi. Amaze nkugura ikintu. Maze nkugura ikintu. Ukubita icupa bibona. Oya. Oya. Umubita icupa nawe byarasangiye nawe. Umubita icupa. Soka! Ntabwo nasangiye nawe. Soka! Bibishi. Bibishi. Win. Bibishi mondire. Mondire. Niguteze kuri.
nasasare ukabona umuntu araje urambwira ngo niwahunze ukaza urye ukaba ugiye muri ya ntebe ukagira urye ukunama ugafata imisego iri mu mwanya wayo ukayitereka ukayikuramo ukayishyira ari haryo ubwo ese wakwicaye tukavuga ibyo byose ni ibyiki ese wakwegeye hino kuri kwegera hiryo kuri kuntinya nibyo navugaga ngo uri igitagaza kuva nagera inahangaha i Kigali mvuye iwacu yongeyeho mu cyaro bwa mbere mbonye umuntu umeze nkawe barabimbwira ngo mubaho nkagira ngo barabeshya ahubwo nanjye ni ubwa mbere mbonye umuhungu mwiza utagira sheri koko nese waramubuze byagenze bite si ukumubura data sinakubwiye icyo bisaba ibyo simbyujuje ndi umutindi none se ngiye dukundanye aho iyo uhakoze bigenda nabi aho urahakora nkumva ibintu bikugira bitya bikazamuka erega nawe wanyitaje reba ahantu hose wicaye wakwegeye hino ariko kugira ngo hongeye sindi umuntu nanjye ndi umuntu yitagaza ko mbona waninye nta kibazo kirimo uranyegereye ndakwegereye ko mbona se we watinye none gushaka iki ase bahena yewe aho none iyo wakoze mu mutwe biricanga ubwonko bugatandukana n'umubiri umutwe ugatandukana n'igihimba sinakubeshya rwose ukumva nasi impati nicaye jyenyine natandukanye n'ubuzima rwose kandi sinkubeshya ufite ikihe kibazo hayi gadata we ufite ikihe kibazo ndeba mu maso nakubujije ubwanwa bwanjye iyo ubukozeho rwose mu murwa mukuru birahagarara birahaguruka bigashinga kandi iyo bishinze ntekereza nabi cyane mbabarira rero rwose uri nkorera ibi bintu iyo uri kubinkorera gutya ahangaha niwambwiye ngo ni kwa so wanyu umva so wanyu yanyica yewe shaka n'abantu ubwa mbere mpuye n'umuhungu umeze utya pe meze nte uko umeze uko ariko ni neza nditonda yatangaza ahari nakubangamiye bashaka kuryama se oya ntabwo ari icyo ahubwo se kuri kumpunga yewe nshobora gusanga bashaka kuryamaho nari cyangwa ndi kukunukira ndi kukunukira dawe nuko kandi ukaraba gatatu ku munsi nese ufite ikihe kibazo kuri kumpunga reka ngende reka gusa kurabona ko icyo yakendenze none se bahe wavuze ko udafite sheri nta kuntu ngewe nakubera umusheri kandi kumva ndi gushyuha mu mubiri nta kuntu twakundana njye nawe ntabwo byakunda pe kubera iki se ntabwo byakunda kandi ntabwo byavamo nuko kw'Imana biraguye ndabona rwose ndumva mu mubiri hari gushyuha cyane none se basi niba wenda gukundana nanjye aka kanya bitakurimo igihe cyose uzumva bikurimo byakujemo uzambwire nge nzaba ndi tayari sibyo reka mbitekereze oya nakoda ntabwo byakunda njye nawe kandi rwose niba ushaka kuryama ryama ngo uhaye rugarida aya sawa yose ni iyawe n'itapi nayiguhereza nawe meza wayaryama harakomeye nta ribi igitangaza ndashyushye ndashize ndakogotse Monarisa ibyo nibiki ndi kubona please amatwi nagari gukora mama nagara ndi kubwira ibi ni biki Photoshop yes ni byanyabyo mama ndi kubona ni byanyabyo ndi kubaza byanyabyo reba hano hey
nasaze. Crazy. Hey. Nshobora kuba amaso yanjye uri kuyapfa atari kureba neza. Uyu ni uri mu ifoto ndi kubona hano. Uyu ni Hirwa. Uyu ni Kayiri. Kuva ryari mama kuva ryari? Nikosa umwana ko numvise usohoye papa wawe nabi ibintu yakubwiraga ntabwo ari ukuri. ese wagira ngo ngende Ibyo si byo mvuze, ahubwo ndakubaza kuki yakubazaga umwuzukuru ntumubwire ko ntawe uhari? mubwire se ko nawe uhari amumarira iki? uriya ni papa wanjye ndamuzi, nta kintu na kimwe yamfasha. Ariko umubyeyi w'umuntu ahora ari umubyeyi w'umuntu, yaba mubi yaba mwiza, yaba afite ubumuga yaba atabufite. ariko nanjye ntabwo navuze ko atari mwiza. Okay. aho bigeze ndashaka kwiha amahoro pe, kubera ko ndananiwe, ubwonko bwanjye ndumva ntazi ukuntu bumeze. Amahoro yo rwose nanjye ndumva nyakeneye muri uru rugo, kuko aho bigeze birarambiranye. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kugusaba, ntuje nta mahane ahari, ndashaka gutandukana na Birasa, kuko isano mufitanye ni isano ya hafi. ni amahano niyo yaba mu buyobozi ntabwo babasezeranye. urabizi ndakubaha, ariko icyo kintu uri kunsaba ntabwo cyashoboka. Umwaka igomba gushoboka. ese cyashoboka Ntabwo ngiye gute? mvuze ngo mutandukane wenda ngo usohoke muri iyi nzu tukwangaze cyangwa se usubire iwanyu n'ubundi mbonye na papa wawe mutumvikana, ahubwo ikintu ndi kuvuga muratandukana mu buryo bw'icyumba. Ufata icyumba cyawe nawe afata iki, kuko iyi nzu ifite ibyumba byinshi. njye ntabwo natandukana na Birasa, kuko ni umugabo wanjye. niba ari n'amahano yabayeho nyine mukwiye kuyakira nka famiye. Ese urumva wabitsimbarayeho cyane? Ese byibura uraha agaciro amasano mu muco nyarwanda icyo aba asobanuye? Yewe Matibo, ni ibiki se? Mfite ubushyuhe mu mubiri. Mwana wirahira urwaye se? Kumva ndi ayewe tata ndi kumva ndi gushya. Cyane kumva se Kumva umutwe uri kurya. kandi nta muntu ufite. Kumva mu isoko reki byabyimbye. Isoko reki se we birakomeye pe. Ubaye ikizi ugiye kibuze. Ibintu bimbayeho. Ubaye iki? Uriya mukobwa ngo ni Duse. Duse se akoze iki? Matibo araje nkuraho. Akora hano. Akayagira gutya ngo akenda kumfata ku ngufu. Mana we Amadayimoni we. arazagira gutya mu ntebe Matibo. Mwana we agutera akanyobwa. Natura tuntu yambaye. Ubwo ntabwo aguteza akanyobwa. None se nta kintu se yaragamije ko muryama nase gusa. Gashaka ko dukundana Matibo. Ayiro Ukuri kw'Imana. eko mahirwe se urayitesheje. Mahirwe. Ayo ngayo baguhaye. Ase na mahirwe. Urabona ari mubi. Matibo. Ntago ari mubi. Ntago ari mubi pe. Simba ko ari mwiza. Wamyitesheje. Yewe reka nkubwize ukuri. Ni mwiza si koko nibyo, ariko urukundo rwanjye ntago rumukwiriye. Kubera iki se utamukwiriye? Ega Matibo. Kari mwiza. None uvuga yabeshye ngavuye Canada. Ariko urabye nta nyamara ntago ari mwiza. ntatando. Nyine ntaga ndusha urebye. Ngiye gukora amafaranga mfite. Urakoze. Ukoze hasi ugira ute? Nyibutse ibuye. Gute? Matibo. Ega burya simba nshaka kuguca inyuma. Uriko Imana ndagukunda rega n'ubanze kubyumva. Ukunda nde? Wowe ta. Njewe cyane. Ntabwo abantu natekereza gukunda urimo. No mba mbona uri bahena nyine. Bahenera ubonetse wese do. Ayiga Mana. Ugahenera umugina ahubwo. Matibo simendera ubonetse wese da. Kandi uriya mukobwa namwimye. Yabishaka gariga. Ubwo Ukuri kw'Imana da. muri salo mwenye cyane. Akinda yaziraguye. Urabona ubwo urabona ura muntu uri muzima. Nyamara watekereje neza. Bakugaje Matibo reka nkubwize ukuri. Ura mukobwa nubwo yaba ari mwiza kajana, nge simwizeye rwose. Nge ntekereza ko
bagakira aribo bamunteze kugira ngo baze bazantega agatego sha ubusere we byabura byashoboka urukundo ni impumyi ndaho ndi kuvura umuntu kumbe ni njye urwaye talk please talk nshaka kukumva uvuga kibuze nibyo biratuma numva ko ndi umuntu nk'abandi ndi umuntu usanzwe gira ikintu uvuga please ntabwo nzi ikintu cyo kukubwira why kubera iki wakora ibintu nk'ibi ese ubundi ufitiye mission mama ufitiye mission niki kikugenza hano niki cyakuzanye mu buzima bwanjye am I weak so why ese ntabwo nkukunda bihagije hari ikintu na kimwe wigeze unsaba ndakikwima ubuse nkwita iki byibuze so ntabwo nyigushaka muri iyi nzu wowe ni aka gasore from now urukunyuka kandi ukunda shut the fuck up ntongere no kubivuga munsohokere mu nzu basi banza ucurura ukunyumva how I don't know. You don't know? You do? Ntabwo uri umwana w'igitambuga utazigera gukora. rega njyewe ntabwo mbyemera ibyo bintu by'amasano aho byaturutse hose ni ibinyoma ntabwo mbyemera njye birasana umugabo wanjye kandi arahiye yuko ntazigera mutererana cyangwa ngo ntandukane nawe ntabwo rero nkwiye gutandukana nawe ngo ni amasano se ni iki genda umva n'ubundi nta kindi kintu ufite cyo kuvugana nawe cyangwa cyo kuguhatiriza kuko mu buzima bwanjye sinkunda kubwira umuntu utanyumva ubwo nkwiriye kuvugana nawe n'umwana wanjye kuko ntabwo nakihanganira kubona mukora ibintu by'amahano cyane cyane ko so nari ntegereje yaje kandi ibyo yavuze nabyumvishe ese reka nkubaze ibintu papa avuga urabyemera ntabyemera se urabona papa afite uburwayi bwo mu mutwe papa wawe umuzi yiruka ku musozi wenda ngo mvuge ngo yaje mu bihe bibi yacananyikiwe papa winywereye icupa nkarifiningiza ibyo avuga ubu bihagazeho neza ko ari ukuri abanyarwanda baravuze ngo umusinzi asinda icyo asangamo bisobanura ko ibyo yavuze byose ari ukuri njye rero ibyo yavuze ntabwo nabyemeye kandi nubwo nanabishyigikira njye birasa n'umugabo wanjye aho undi n'umugabo wawe mwasezeranye ariko arabyemera ko ari umugabo wanjye uzi abantu babimera ko abantu ari abagabo b'abandi uzi ko ugiye kumbera nka ba bakobwa umuhungu atereta uyu munsi ejo yamuhamagara akavuga ngo muceceke nitaba umugabo wanjye mwarasezeranye se ntabwo wifuza ko birasa ab'umugabo wanjye oya ntabwo mbyifuza uri nyina wabo ntabwo waba ubwo se umuntu niba uri nyina wabo yazitwa umugabo wawe mu buhe bwoko mu buhe buryo mbabarira umbwire umuntu yakaba yakwita mama muto cyangwa mudogo cyangwa anti mu zindi ndimi z'amahanga bisobanura ko ari nyoko ahindukira umugabo wawe
urumva ibyo bintu bifututse ngenda kubaha pe ariko ibintu uri kumbwira ntabwo nabikora nta nubwo nanabishobora birasa n'umugabo wanjye nanjye ndakubaha kugeza no kuri iyi saha pe kuba nyivugana nawe ni agaciro no kuba nkubaha nguha ariko ntandi magambo mfitanye nawe ubwo ndivuganira na birasa niwe uri bukemure ibi bibazo ariko uracyafite n'amahirwe yo gukomeza kubitekerezaho gusa ni gute umugabo n'umukobwa bayinjiye mu nzu umunsi avanga aragukunze nta n'ukwezi amaze byibuze abanza anakumenya hajya abona n'umukozi wo mu rugo none ukuntu uri mubi ndi mubi ni ukuri kw'Imana uri mubi ndi mubi ariko matubogera ubwo ndi mubi yego nawe uri igikuri rero ukajya ukunda ari igikuri rero kirike kampetiye rero turi kumwe bahe sinshoboye ese burya ukunda amatibori ko mbona suwisi uceceka kandi amagambo yari yakubanye menshi ukunda amatibori burya matibori ndamukunda nyine ndamukunda rwose n'ubuzima bwanjye ndaryama sinsinzira ndatekereza sishira ibitekerezo sishira ubwonko ku murongo nta kindi kintu rwose mba numva mu mutwe wanjye usibye matibori indeshyo ye banyitekereza imiterere ye urya umuntu ukuntu ateye kuriya rwose biriya nibyo byanjye ibyo biryo byanjye ndamukunda rwose ubusa nkubaze bahe yego matibori ubona ariko nyine ndushye kari umbaze agakobwa kabi kuriya gateye nabi nk'imifuka bapakiye ibijumba ubona matibori ndushe ubwiza ako se ubu wera matibori urabona muberanye iyo uri gusebya umuntu umva nta kibazo uba ufite yewe yitagaza ye nyamara ushatse wama agahenge ukama umutuzo ukama kumva nakitekerezaho kuko rwose ubu ngubu ndakubwira ngo ahandi sindi njyenyine da mfite ibitekerezo 879 ako se bahe reba ibere rihagaze gutya side nyashi uri kuzibona urabona matibori afite ibere rihagaze nk'iri ryanjye ese ufite ikihe kibazo matibori we hamwe matibori mwana wa mama w'intamurunga bangabo uyu mugoroba rwose ndabona ntari burokoke we data we ahoreye ku mukondo rwose nyamara nawe uri mu nzu ubyumve kandi rwose simfite undwanaho ese bahe nta kibazo cyo mu mutwe ujya ugira uravuze ngo ndumusazi se kubera ko ndashaka kukwegera ahubwo ndekura kandi uvuga ushyizemo intera oya intera se yiki ega mana koko ako se ubu kugufata gutya ubu urumva atari byiza koko ndaga ari byiza da nta na gato biri kunyura none se kandi ndakwinginze rwose umbabarira wa mukobwa we aka itagaza ye kampaka gutu rero shaba hangu baragwiza uyewe umwana ukiri n'amarangamutima y'umuntu ntabwo nigize nyine n'amarangamutima ntabwo uri umwana utazi gutandukanya icyatsi n'uru ntabwo uri umwana utazi gutandukanya umukuru n'utamukunda right so kanguka mbwira urashaka iki kindi basi urashaka iki kindi maka basi ndeba mu maso umbwire kutizera ko ngukunda mbora ndeba mu maso umbwire kutizera ko ngukunda maka ibi byose nanjye byabaye binunguye ukuntu winjije hirwa hano maka ntabwo nari nzi ikintu cyo kukubwira pe arabizi kuri monalisa hirwa arabizi kuri monalisa maka arabizi maka ndagukunda
ndagukunda n'umutima wanjye wose nta kintu nigeze muhisha ntabwo nigeze mubwiza ukuri kuko nari nzi ko byakubabaza ntabwo mbibona ndagukunda mukunda ruri mukunda ruri ntabwo nari nzi ukuntu wabyakira uramutse umenye ko ari hirwa wagonze ukamuzana hano Waka. Ndagukunda pe ariko nanone ntabwo nari kumutererana maka iyo mbikubwira nkakubwiza ukuri mbabarira umbwiza ukuri ko ari kwihanganira ko aguma hano mbabarira umbwiza ukuri ko ari gushaka umuvu I love you. Makubura isi yanjye. Akanabwo nari kubona ahantu mpera nkubwiza ukuri pe. Mbabarira. Shavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza